U Rwanda n'ibirwa bya Maurice umubano w'ibihugu byombi kugeza ubu ni nta makemwa, ndetse iyi mibanire myiza y'ibihugu niyo yatumye ishuri ry'imyuga Kigali Leading Technical Secondary School ryerekeza amaso muri kaminuza zo mu birwa bya Maurice kugira ngo ryoherezeyo abanyeshuri kuminuza y'ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo nk'uko Tuyizera Alphonse umuyobozi w'iri shuri abisobanura. Ibirwa bya Maurice ni igihugu cyiza kijya kugira naho gihurira n'u Rwanda mu bikorwa by'isuku, mu bikorwa by'umutekano, nacyo ni igihugu cyiza, ndetse n'irebye kuri ranking zisohoka usanga ari ibihugu bikurikiranye mu masezerano y'imikoranire, kandi n'ibihugu byacu bibanye neza. Tuba tubona bagura imikoranire n'ibindi bigo, bazana international experience ikadufasha mu gusavinga mu gihugu cyacu, kandi bikanagura amashami aho bagiye mu madiaspora n'ibindi bikorwa bakora, kuko niyo bari ku ishuri baparticipa mu bikorwa bya za diaspora z'igihugu cyacu. Kuri ubu ishuri Kigali Leading Technical Secondary School rigaragaza ko rimaze kohereza mu birwa bya Maurice abanyeshuri barenga 100 bajya kuminuzayo amasomo y'amahoteli n'ubukerarugendo. Ku nshuro ya 6 iri shuri ryohereje abandi 15, ndetse bamwe muri bo bagaragaza ko ubumenyi bazakurayo buzabafasha gutanga umusanzu wabo mu guteza imbere ingeri y'amahoteli n'ubukerarugendo mu Rwanda. Umukoro tujyanye cyambere ni uguhagararira igihugu cyacu tukagihesha ishema, mbese tukitwara neza. Renge cy'injyanyara mu bindi bihugu cyambere no kwiga ibiri hariya bisasa biri hariya mbese nazana mu gihugu cyanjye. Ikindi kuba nabona udushya cyangwa ibintu mbona byagirira akamaro urubyiruko mu Rwanda, ntabwo nkabasha kuba nadwifuza nyine ko rwatera imbere, nkabasha kuba nabibasangiza. Uwizeyimana Daniel umuyobozi ushinzwe amashuri yisumbuye ay'imyuga n'ubumenyingiro mu karere ka Nyarugenge yavuze ko guha buruse zo hanze abanyeshuri biga imyuga bituma n'abandi benshi bakunda amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro. Iyo rero ishuri nk'iri nkariginga abana kwiga imyuga, uko iki ni kimwe mu bikorwa by'inkariginga abandi bana kwiga imyuga. Iyo umwana azi ngo abana yo barangije hariya, abenshi muri bo cyangwa se abatsinze neza bagira amahirwe yo kujya kwiga hanze, burya birabinkariginga cyane ku buryo tugira abana benshi bahitamo kuza kwiga imyuga kurusha kujya muri general education. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 izageza umwaka utaha 2024 igaragaza ko abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye 60% byabo bagomba kuba barize imyuga. Abanyeshuri ba Kigali Leading Technical Secondary School bohereje kwiga mu birwa bya Maurice basabwe kuzaba ambasaderi beza b'u Rwanda bagaragaza imyitwarire myiza ijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Daniel Hakizimana, Flash TV.